iyo umpamagaye rero mu kuvuga imirimo y'Imana barucumva neza. Hari umuntu uheruka kumbwira ngo arampamagara ngo duhure turahura urwego ugezemo gusa uko gutandukana ibyo bintu bigenda bitandukana bitamubwira ngo ndakwiyanye igihe nari nshonje wigeze ungaburira nambaye gusa nta pantaro wambaye wasohora mu nzu kandi wari umukire ufite geto ukodesha ntiwigeze ucumbikira umurinyurira ndavuga Yesu warimpa Oshemani bahumugisha ntabwo ngibikora barepetaga ndi gucoma mwana barepetaga ndi gucoma ibyaragere ntabwo mwabiteganiriza muzajya muririmba bwirize ntabwo ndirimbo kunyeganira muri gake ntabwo byakumarira uretse ko muri iyi minsi namaze kumenya ko abantu batagira amajwi ngo baririmba hip hop ndimo ndakibiro Imana yampamagaye nimba wariya rwose rwose urabisema ariho ndandika Yesu yampagakiza abikora bishaka gake munemere tuganire ku ijambo ry'Imana ubuhamya n'udukunda turagenda tubushyiramo ariko Yesu yagize neza gusa tuvuze ko nari mbobi zisuzuye yahicara hariya abacuruzi muzabaye abapasiteri abaganga muzabaye abapasiteri n'abasirikare muzabaye abapasiteri n'abamotari muzabaye abapasiteri n'abahinzi muzabaye abapasiteri ubwo si ngombwa nizo zagombaga gukuramo Imana igize gutera Imana ishimwe ko ari ubufiro bwafashe tuganira ku ijambo ry'Imana undi Dawidi mu bantu bashimanye Imana yigeze yandika Sawuli aravuga ngo nibutse iminsi yanjye ku mutima wanjye umeze nk'igihugu cyishwe reka mbabwire Dawidi ubuzima bwe bwari kumanuka n'umuzamu avuye mu ishyamba yaje yishe Goliyati Jesse bwari bamushimye n'amateye icumu ubuzima bwa Dawidi bwari kumanuka ndetse no kuzamuka ariko n'iki cyatumaga ashima Imana haba yazamutse yabonaga Imana yaba yamanutse yabonaga Imana natwe ubuzima bwacu kuba tuvuye mu nda za ba mama duhereye ku buhamya ababyeyi baduhaye kugera aho natwe dutangiye kwihigira kuri iyi mihanda kugera aho tugeze uyu munsi twabonye Imana. Amen. Nasomye amagambo yanditse muri yo azakudufasha kwinjira mu gushima Imana turaza gusenga isengesho ryo gushima Imana tabatara twasanze andi magambo avuga ngo haracyari ibyiringiro ko nayo igiti cyaba cyaratewe
cyaratemwe rwose ariko biracyashoboka ko cyakongera kikagira amababi y'ibitono kikongera kuba imbuto zifite izawe umuzi wacyo upfa kuba ukiri mu gitaka naho warengerwa bikagaragara ko washaje ariko uracyari shamba rakuzanye riravuga ngo yemeye ko gitemwa ntaho yagiye uracyari nawe ukaba wumvishe yemeye ko gitemwa yewe Dawidi uri hano yemeye ko gitemwa siko bakurikirana bakabura amashokire bakajyana kuri positeze bagacyasire bakajya mu ishyamba ririmo ibiti ibihumbi 6 bagasimbuka n'umugenda bakajya mu mukoco wabo bakarambagiza icyo batema kirimo hagati maze bakagitema basize ibiri kikihonda hasi bakigira ko bakiranga kandi ibimenyetso byo kurangiza nawe bakubita bwa mbere aho bari bambure kikagera kikarangira kikagera n'amashami kandi igiti wacyateme hari ibintu 8 gihura kishaka kidashaka ishamba rya mbere igiti wacyateme kibizi shamba rya kabiri igiti wacyateme kibisura shamba rya gatatu ibiti byose biteme bisangira shamba rya kane igiti wacyateme kibizose kiranaguriza ibyo kandi aratangaye n'uwambaye bodaboda nawe akinyura akihanaguza kandi yambaye bodaboda cyaratewe reka subira inyuma igiti kigira isura bitewe n'amababi yacyo kikagira izina bitewe n'ibyo cyera icyera ko kaba kitava icyera amapera kikitwa amapera none ko ntacyo cyera cyateze igishaka kiba ari inturusu cyangwa gereveri icyatemwe